mfite indirimbo zirenga 50. Indirimbo zirenga 50. Icyifuzo mfite mpora nsaba n'Imana, mpora mvuga nti Imana imfashije ubutumwa mfite muri njyewe nkabuhereza abanyarwanda bose, ku buryo buri munyarwanda wese aho aba ari ashobora kumva igihangano cyanjye, ubutumwa bwanjye. Kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ruhungabanya, umuyaga w'ishuheri ntuzigera urunyeganyeza. Israel Mbonyi ni umuntu w'umugabo tu, ndamushimira ku ndirimbo zose yakoze, nta ndirimbo mbi yakoze numvise, indirimbo ze zose zaramfashije kandi singiye gusa n'abandi barabizi. Ikintu namubwira rero Israel Mbonyi, nifuje kumubona nkanamusuhuza, basi nkanamubwira ko mukunda nyine, ko ndi umufana we. Nk'uko bisanzwe iyi ni Musinga TV show, ko mumenyereye ibiganiro byinshi dusanzwe tubagezaho, haba impano zitandukanye, haba abahanzi tubazanira, haba filime tubagezaho ndetse na komedi kuri Musinga TV show. Uyu munsi rero nababwira ngo twabazaniye impano idasanzwe, impano ikomeye, byatugoye kugira ngo tuhagere. Harya hano bahita ngo iki? Hano bahita mu Kadahenda. Bahita mu Kadahenda? Aho mu Gahenda nahagana hese? Mu Kadahenda. Hano bahita mu Kadahenda? Hano bahita Musanze ngira ngo mu kahe karere? Hano ni muri Nyabihu. Muri Nyabihu, mu karere ka Nyabihu. Urumva rero ko Musinga TV show nta hantu tutagira kugira ngo tubazanire ibyiza byinshi, tubazanire impano zitandukanye. Turi kumwe n'umuntu hano kuri kamera za, ngira ngo muramuruzi hano, kamera za Musinga TV show. Turagira ngo abanze atwibwire, nimba ari umuhanzi abanze atwibwire gihanzi, sibyo? Kugira ngo tumenye ngo umuntu turi kumwe ninde mu njyana y'ubuhanzi, niko dusanzwe twivuga, abahanzi niko bivuga. Karibu. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two, just you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. Oh, way, oh, way. You are all that matters. Why you touch out your praise? Who is love a father like you? Itulano kwetu, Jesus, to the one who loves forever, amen. Urakoze cyane. Uturuka muri Amerika se, icyo kirimi ntago twacyumva. Okay, ndi umunyarwanda ariko. Uri umunyarwanda. Ariko numvaga nanjye nagiye mu mwuka, ndakeka ari indirimbo yo kuramya no guhimbaza. Ni indirimbo yo kuramya no guhimbaza. Ndagira ngo rero twibwiye gihanzi, nubwo batumvise ururimi baririmbaga, uraza kudusobanura ko karirimbo mu Kinyarwanda, kuko dukurikirwa n'abanyarwanda kenshi nabo dukorera ibyiza byose. Ndagira ngo ubanze none wibwire abantu, witwa nde, utuye hehe, ukora ibiki, tubanze tukumenye no n'amazina. Okay, nitwa Niyikiza Thierry. Yego. Nikizwa Thierry. Umusanzwe se uri umuhanzi bimeze bite? Ndi umuririmbyi, nandika indirimbo rimwe na rimwe nkaziha korali, hakaba n'izo nanditse njyewe ubwanjye nkaziririmba mu rusengero. Gusa nyine ntabwo wenda ko ndi umuhanzi, kuko kera nigeze kubigerageza nkiri ku ishuri, gerageza no gukora indirimbo yitwa Igikomere. Ndayirikodinga. Nayo se uririmba injyana, hari abavuga ngo baririmba ngo indirimbo ngo zaririmbiye Imana nubwo Imana itaririmbirwa. Wowe ukora injyana, ukora gospel, ukora indirimbo secular music, ukora izi? Mbo icyo gihe nkiri ku ishuri iyo nakoze sekira. Iyo ndirimbo ni sekira, kuko
irimo rap, irimo R&B, yari ivanze ariko ari sekira. So now nkora gospel. Ukora indirimbo za gospel. Kara turirimbaraga se ni gospel cyangwa ntega hari abantu tutumva rura rurimi n'abadutse amatwi ara kuri Musinga TV show. Buriya wavugaga ngo iki wenda kugira ngo mu kinyarwanda kugira ngo dusobanukire. Okay, iriya ni indirimbo ya gospel. Indirimbo ya gospel ivuga se Imana izaduha kawunga. Oya ntabwo ivuga ngo Imana izaduha kawunga, yego wenda nabyo babiri murebye. Nabyo birimo. Ubwo abadutse amatwi bumve ko wavugaga ngo Imana izaduha kawunga. Bumve nyine navugaga ngo nzashira Imana hejuru mu ijwi ryanjye. Amen. Mvuge ko ari Imana nyine ikomeye y'igitangaza. Ibyo ngibyo ni ibintu nk'ibyo nibyo navugaga. Okay. Bakunzi ba Musinga TV show murabona ko tuba twabazaniye impano zitandukanye. Uyu ni umuhanzi akaba batubwiye kuri n'umwanditsi, umwanditsi w'indirimbo zihimbaza Imana. Ndakeka mbivuze mu kinyarwanda twaba indirimbo zihimbaza Imana. Okay, nagira ngo rero nkubaze hano Musanze byatugoye kugira ngo tukugereho kuva Kigali kugera ino ntago biba byoroshye. Ndagira ngo nkubaze ese impano y'ubuhanzi yawe kujemo gute, yakujemo ryari? Okay, iyi mpano nanjye byarantunguye kubona ndi kuririmba kuko nagize imyaka 10-15. Yego. Numva nyine mbaye nanaririmba, nakundaga mbese hip hop. Nakundaga J-Polly cyane kubyo numvaga nyine nzarapa. Ariko just now ntago ariko byagenze, ntisanze muri gospel. Uvuga ngo ukiri n'umwana se wararirimbaga? Okay, nkiri umwana naririmbaga kandi narandikaga. Hari indirimbo nigeze kwandika nanone nkiri umwana. Wayanditse ufite nk'imyaka ingahe? Nafite nk'imyaka 5. Nafite nk'imyaka 5. Wari uzi kwandika? Nari mbizi cyane nuko nyibagiwe ariko. Imyaka 5? Nari mbizi nayigishije korali. Wenda ndaza kuyibuka ariko. Korali y'abana? Y'abana. Uzaza kukaducishirizaho nta kibazo. None se ndajya nkubaze ese mu rugendo rwa muzika urimo hari indirimbo se byibura wamaze gushyira muri studio wakoze cyangwa ziracyari mu makayi, ziracyari mu mutwe, bimeze bite? So urebye muri uru rugendo natangiye gukora gospel, nta ndirimbo ya gospel nimwe ndakora. Ntayo urajyana muri studio? Ntayo ndajyana muri studio, ariko nyine iyo muri studio suko ntarageramo nagezemo nkora iyo ngiyo sekira, nkora n'izindi. Hariyo nakoze namamaza bita RTC song. Ubwo icyo gihe twarimbiyaga nyine icyo kigo cyitwa RTC. Iyo ngiyo twarikoze dukora na video turi kwamaza icyo kigo. Nkora n'indi noneho iyo ngiyo yitwa Igikomere. Nkora n'indi noneho yitwa Momo. Nayikoze ndi kumwe n'uwo bita Black Panda, no muraperi. N'uwino nawe se? Icyo gihe nari ndi kumubekinga, twariganaga iwabo Iburasirazuba. Nayo izo ndirimbo ziva kuri YouTube. Ukuvuga ngo ufite indirimbo zingahe zikoze za audio? Zikoze na collab. Ubwo navuga nafite indirimbo 4 za sekira, ariko nyine navuga yuko ntazo kuko ntago ndirimba sekira. Ni ukuvuga ngo wabivuyemo. Ni ukuvuga ngo aba ishusho tugushaka wishakamo cyangwa ushaka abantu bakubonamo abanyarwanda ni ishusho ya gospel. Kuko mbona nyine ibyo uvuga ntago beshi. Kuko impamvu urabona nge nabonaga sekira nyine ari injyana nabaga ndi kwizirikamo. Sometimes nkumva sinabishoboye kurimba sekira, ariko gospel mba numva ariyo njyana nyine nisangamo. Uvuga ngo muri gospel nta ndirimbo yaho urasohora haba ari audio cyangwa haba ari amashusho? Okay, ntayo. Ariko ushobora kubona uzifite zisanzwe zanditse ziri ku madiske cyangwa zikoze mabiti. Ufite indirimbo zingahe za gospel wifuza gushyira hanze? Ufite indirimbo ko ari nyinshi. Ufite indirimbo zirenga 50. Indirimbo zirenga 50? Okay, none tujya nkubaze akaririmbo byibura indirimbo wumva waturirimbira hano, sibyo? Muri izo ngizo za gospel 50, indirimbo ikunezeza cyangwa igushimisha kurusha izindi, agena ukaducishirizaho tukumva. Okay, indirimbo rero numva inshimisha. Indirimbo ngo
umva yewe satani we, nubwo witwa ngo ufite imbaraga ukadutsikamira ukatubuza kweguka, ariko wibuke ko umwami wacu twizeye yarahiye kutazigera turekura, nubwo uhuruza imiyaga ukanyeganyeza imisozi, ibinonko n'amabuye bikatwituraho, ariko hazaga uwari kugwa, kuko uwo Yesu yafashe yarahiye ko atazigera murekura. Yesu ni umugabo, Yesu ni umugabo, Yesu ni umugabo ushoboye, Yesu ni umugabo, Yesu ni umugabo, Yesu ni umugabo ushoboye. Wow, nice voice, ufite ijwi ryiza cyane. Ntago mbizi. Hari umuntu arakubwira ko ufite ijwi ryiza. Bajya babivuga benshi. Ufite ijwi ryiza, n'abadukurikiye muri comment mudufashe. Uyu muntu ntago afite ijwi ryiza. Ntago mbizi niba ari ryiza. Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo yitwa Yesu ni umugabo. Yitwa Yesu ni umugabo. Yesu ni umugabo. Niyo ndirimbo wahereyeho uririmba indirimbo za gospel uhimba? Oya. Indirimbo nahereyeho indirimbo za gospel iravuga ngo ni igikomere. Nako nani ibiroto. Yitwa ibiroto. Navuga ngo dore umunsi n'uyu n'igihe niki, ibiroto byanjye ndabona birangiye, agahinda nari mfite n'umubabaro nari mfite, ibyo byose mwami ndabona birangiye. Ushimwe mwami, ushimwe mwami, ushimwe mwami, ndabona birangiye. Amen. Iyo niyo wahereyeho uhimba. Ukaba ugize nk'indirimbo za gospel zigira muri zingahe? Muri 50. Muri 50. Indirimbo nyinshi zanahaye amakorali zitarimo. Ko ari nyinshi cyane. Ni nyinshi. Impano yawe ko numva idasanzwe. None se mu buzima busanzwe se mu gitekerezo se ko hari igihe wazajya muri studio izo ndirimbo zikaba zasohoka zigafasha abandi bantu? Wapi. Njya mbitekereza ariko nyine gake. Urabiteganya se ni ubushobozi harabura iki nyine kugira ngo izo ndirimbo ko numva ari nziza, n'abadukurikiye baraza kutubwira muri comment izo ndirimbo ko ari nziza, harabura iki kugira ngo byibura zisohoke zijye hanze? Ikibura nyine ni ubushobozi tu. N'ubushobozi. Ni icyifuzo ufite n'ikihe noneho kugira ngo n'abadukurikiye hari kuri televiziyo batubwira icyifuzo ufite n'iki? Icyifuzo mfite mpora nsaba n'Imana, mpora mvuga nti Imana imfashije ubutumwa mfite muri njyewe nkabuhereza abanyarwanda bose, ku buryo buri munyarwanda wese aho aba ari ashobora kumva igihangano cyanjye, ubutumwa bwanjye, ndetse n'abanyamahanga bakabyumva. Icyo gihe nazahereza Imana icubahiro. Ibyo bintu mbese nibyo mpora nsaba Imana, avuga nti mbese Imana ko abandi mbona babikora rimwe na rimwe wenda wenda batanandenzeho ku bijyanye no kuririmba, ubwo nyine navuga nti wenda n'isaha itaragera. Icyifuzo ni icyo ngicyo, nta kindi. Wifuza umuntu wagufasha ku buryo indirimbo zakorwa zakorwa abanyarwanda bakazumva, wenda abazumva ntiharamba nsengera ahantu ngera ku macaci, aho ngaho nibo bazumva. Ariko nari ngiye no kukubaza nako kabazo, ese ubu ngubu wagushaka yagusanga he, yakubariza hehe? Uradufasha utubwire uri gusengera he muri iyi minsi, kuko numva uririmba gospel ntago byibu ufite aho ubarizwa, ufite church cyangwa urusengero ubarizwamo?
Okay, nubwo ndi hano mu rugo naje inaha wenda nari nje gusura ababyeyi ariko ubundi ngewe ahantu mba ni mu Bugesera. Bugesera hagana hehe? Hariya mu Karumuna. Ahitwa mu Karumuna. Ubwo rero navuga ko ndi kubarizwa kwa Sostene ruguru. Kwa Pasiteri Sostene Serukiza niba muzi. Aho ngaho niho buno ndi kubarizwa, niho ndi gusengera muri no misi. Uwagushaka niho yagusanga. Niho yansanga. Ubu ni wowe uri gukorera umurimo w'Imana muri iyi minsi. Niho ndi gukorera umurimo w'Imana. Noneho tukiri mu bigendanye n'ubuhanzi, ese buriya umuntu ajya gukora ikintu afite modo, afite umuntu areberaho, afite umuntu wamwinsipiye, sibyo? Ndagira ngo nkubaze nkawe kugira ngo umuhanzi wumve kwinspira mu Rwanda, umva wanakwifuza guhura na cyangwa kuba mwakorana nk'igihangano, cyangwa nimba ibyo utanabyifuza ariko ukaba wumva ko hari ikintu cyatumye nawe kigupushinga kugira ngo ujye mu buhanzi. Ntuwe muhanzi mu Rwanda wumva wagupushinze kujya mu buhanzi? Umuhanzi navuga wampushinze ni Israel Mbonyi. Ujya ukunda indirimbo ze se? Cyane. Urazikurikira? Byataye. Ngaho ugera nkako zicishirizaho ke twumve. Nuhagarare witegereza agakiza nkuzaniye, ndamburiye ukuboko k'uburinzi kuri wowe, dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye. Nuhagarare witegereza agakiza nkuzaniye, ndamburiye ukuboko k'uburinzi kuri wowe, dore nkugize urutare nzubakaho inzu yanjye. Kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera ruhungabanya, umuyaga w'ishuheri ntuzigera urunyeganyeza. Amen. Ndumva rwose ufite ijwi. Israel Mbonyi nawe nimba dukurikiye nawe arabizi ko yumvishe ijwi rye uko wari mizi. Wamumiriye ijwi Israel Mbonyi. Ndagira ngo nkubaze Israel Mbonyi aka kanya ni iki wamubwira n'iki wamusaba? Ikintu namubwira, reba muri kamera hari Israel Mbonyi n'iki wamusaba n'iki wamubwira? Namubwira rwose Israel Mbonyi ni umuntu w'umugabo tu. Ndamushimira ku ndirimbo zose yakoze, nta ndirimbo mbi yakoze numvise. Indirimbo ze zose zaramfashije kandi singiye gusa n'abandi barabizi. Ikintu namubwira rero Israel Mbonyi, nifuje kumubona nkanamusuhuza, basi nkanamubwira ko mukunda nyine, ko ndi umufana we. Mbese nyine nawe niba nanyumva ahantu ari yumve nyine ko ndamwemera cyane, ndamukunda cyane, kandi ukaba wifuza ngo nifuza no kumubona. Ntabwo se uramubona byibura nko mu gitaramo cyamubona kuri televiziyo bigenda bamubonye he? Hari aho ngera ngasanga arahavuye, urumva bari bambwiye ko hari, nkagera ngasanga ibitaramo byararangiye yaragiye, gusa sindamubona live. Ntabwo uramubona live? Mubona nyine bisanzwe bari ku mavideo, ntabwo ndamubona. Israel Mbonyi nimba twumva dufashe byasi umuntu umukunzi wawe aragushaka, umuhanzi mwenya wanyu. Ndagira ngo nkubaze none se mu buzima busanzwe atari ubwa gihanzi, mu buzima busanzwe ubundi ukora akahe kazi? Mu buzima busanzwe akazi mfite. Wize ibiki? Nize mechanic automobile. Wize mechanic? Warangije kwiga ryari? Narangije kwiga secondaire 2019. None ubwo aho watubwiye usengera ukora umuruhe murimo? Uri umuririmbyi, umudiyakoni, uri umucuranzi, ukora uwuhe murimo ku rusengero ukorera? Ntabwo ndatangira kubyinjiramo, gusa mu minsi mike nanjye ndaba
ndi umuririmbyi. Nawe umuririmbyi. Yeah. Okay, noneho dusoza ikiganiro bakunzi ba Musinga TV show nkuko twabibasezeranyije tubazanira impano zitandukanye kandi mu buryo butandukanye ibiganiro abafite ubutumwa bashaka kwiza ku banyarwanda abafite ubuhamya budasanzwe byose tubibagezaho hano kuri Musinga TV show. Uyu munsi rero twagenze urugendo rutoroshye cyane kuva Kigali kugera Musanze, ntago biba byoroshye. Turagira ngo rero soze iki kiganiro tugusaba kugira ngo byibura ducishizeho akandi karirimbo kamwe kugira ngo abadukurikiye bakomeze bagukunde. Ikindi kandi ubabwire adresse zawe wagushaka ko mukorana n'igihangano washaka kugufasha aho yaca kugira ngo dukomeze gufatanya twese. Okay, murakoze. Ni indirimbo imwe. Uracisha akaririmbo kamwe. Wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashimwe, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye, wuzuye ubuntu n'urukundo, ikiganza cyawe gihoramo ibyiza, sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Wow. Iyo ndirimbo ni iyande? Iyi ndirimbo ni ya Nkomezi. Nawe arakwenspira nawe byatari. Ariko umenye ukunda indirimbo zigenda gake muri slow gutyo. Okay, zose ndazikunda. Kuko ntago numvise uvuga ibiri bimwe bikubita pam. Ubwo nuko nyine niyo mudu burana. Niyo mudu wagiye. Wansanzemo. Okay, turagushimiye cyane ko wemeye kuganira natwe. Murakoze. Kandi ubutumwa ugejeje ku banyarwanda barabwumva. Nimba hari wakwifuza kugufasha, wakwifuza gutera inkunga mu muhanzi bwawe, ni karibu, amarembo aruguruye, yatumenyesha hano hepfo muri comment harimo nimero zacu, yaduhamagara hanyuma yagira icyo yagufasha akagufasha. Murakoze cyane. Sawa, murakoze. Sawa. Yego.